Showbiz News Rwanda. Ariko mw'abantu mwe ibintu bisigaye biba mu Rwanda n'ibindi bintu. Ese nawe tubwire, ndatangiza iki kibazo ariko witonde, mfite impamvu nkubajije iki kibazo. Ese mu Rwanda cyangwa se no kwisi ibintu byo guhanura ni ibintu byigwa, ni talent? Ubwo uratubwira nimba guhanura ari ibintu byigwa cyangwa se niba ari talent. Ibi ngibi byatewe nuko ari umutipe hano kabisa, ngo ni umutipe atangiye guhanura afite imyaka 17, ariko ubu ngubu ngagiye gushinga ishuri ryigisha guhanura. Ni umuhanuzi akaba n'umuyobozi mukuru wa Spirit Republic Ministry na Ituriki Isaac, uzwi nka Isaac Marion, ndetse benshi bakaba bamuzi nka Brown. Ariko nawe ndibaza ngo guhanura ni ibintu byigwa, ni impano, ni iki cyangwa se n'ubutubuzi nk'ubundi bose? Reka rero dukomeze turebe ngo ibingibi yabitewe n'iki, ibingibi byaturutse he kubona afite uno muhamagaro cyangwa kugira iki gitekerezo cyo kuvuga ngo yigisha abantu guhanura. Turaje turenge ngo byatewe n'iki, byaturutse hehe. Stay tuned, ukore subscribe kandi kugira ngo njye nkuzanira inkuru zigiye zigezwe mu myidagaduro kandi mu tuntu n'utundi turi buvuge, kandi kuri Dorcas na Vestine witegura gushinga urugo rwe, ndetse kandi Dorcas nawe witegura gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye. Nabo turi bubavugeho turebe ngo indirimbo bateganya gusohora izasohorerwa muri ubu bukwe bwa Vestine bizaba bimeze biti. Nibuze gukora subscribe rero kugira ngo utazacika umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho. Reka tubanze tuhere kuri inkuru ya Prophet Isaac. Avuga ko impano y'ubuhanuzi yatangiye gukora muri ubwo yari afite imyaka 17. Icyo gihe yari yiyirije ubusa asenga ngo asabane n'Imana. Avuga ko yasengeye mu cyumba ari wenyine uwo munsi, asohotse hanze atangira kubona amakuru yabo ahura nabo yiyanditse ku gahanga kabo. Prophet Brown avuga ko muri Bibiliya akundamo abahanuzi babiri, Eliya ndetse na Yesaya. Mu bahanuzi bo muri iki gihe wakunda cyane ku isi ni Prophet Victor Kusi Boateng watangije itorero ryitwa Power Chapel Worldwide rifite icyicaro gikuru ahitwa Kumasi muri Ghana. Prophet Boateng imyaka 50 y'amavuko yashakanye na Anita Kusi Boateng, bakaba bafitanye abana 4 ari bo Brianna, Beyonce, Victor Brian ndetse na Brenda. Boateng n'umwe mu bahanga mu bijyanye na teolojiya, akaba akunze gukora ibikorwa by'ubugiraneza. Umutungo barirwa hagati ya $1 na $5 z'amafaranga y'u Rwanda. Abantu ibintu baba bakoramo business, ariko singiro nza gukomeretsa bitewe n'imyizerere ye. Abahanuzi bamwe na bamwe cyangwa se pasiteri bamwe na bamwe bigaragara ko bari mu bantu bafite amafaranga menshi, bigaragara ko bari mu bantu banjiza gatubutse biturutse muri uku gufasha abantu gusenga. Mu kiganiro kiharereye n'abanyamakuru, uyu ngo Prophet Isaac yavuze ko yasanze hakenewe ishuri ry'ubuhanuzi. Avuga ko iri shuri ryakemura byinshi bikunze gukorwa n'abahanuzi n'abiyita abahanuzi mu Rwanda. Avuga ko rero ishuri ry'ubuhanuzi atari rya buri wese. Ugendeye ku gihe cya Samuel, no kuvuga ngo muri 19, 18 kugera kuri 24, ibi bihe byitwaga kampani y'abahanuzi. Asobanura ko hari amatsinda y'abahanuzi atari abihaye uwo mwuga cyangwa se bambaye imyambaro yihariye, ahubwo n'abantu barimo gukura mu mwuka, biga ubuhanuzi babana basenga kandi barushaho kumenya ijwi ry'Imana. Abo banyeshuri rero b'umwuka bakoranaga bya hafi na Samuel, umuhanuzi wari ukomeye nawe wari waratojwe n'umutambyi Eli. Prophet Isaac avuga ko kwa Samuel hakuye amasomo menshi ku buzima bwo kumva no kumvira Imana akiri umwana. Igihe yumvaga Imana imuhamagara nijoro akajya yibwira ko ari Eli umuhamagaye, yageraga kuri Eli akamubwira ati ndi hano, ariko Eli we ntiyari amuhamagaye. Ati ibyo byarushijeho kumugaragariza ko Imana ishobora guhamagara umuntu akiri muto atarahabwa inshingano cyangwa se icyubahiro imbere y'abantu. Eli amaze gusobanukirwa ko ari Imana iri guhamagara Samuel, yamugira inama yo kuzayisubiza ati vuga mwami, umugaragu wawe arumva. Uhereye icyo gihe Samuel yamenye gutandukanya amajwi iry'abantu ndetse n'iry'Imana, maze atangira urugendo rwo kuba umuhanuzi ukomeye utanga impanuro ziturutse ku Mana. Isaac avuga ko rero abantu benshi batekereza ko guhamagarwa n'Imana aba ari uko umuntu apfuye cyangwa se arwaye bikomeye, ariko nyamara hari benshi Imana ihamagara bakiriho, bataracika intege, bagifite imbaraga kandi bashobora gukora umurimo w'Imana. Ati niyo mpamvu ayo matsinda y'abahanuzi cyangwa se schools
of Prophets yabaga ari ahantu ho kwiyegereza Imana, kwiga kumva ijwi ryayo, gukura mu mwuka no kwitoza ubuhanuzi. Si abahanga mu kuvuga ibintu bihambaye, ahubwo ni abashaka kumva Imana no gukorera abantu bayo mu kuri no mu rukundo. Prophet Isaac Marion yabwiye Inyarwanda ko mbere y'impera y'umwaka wa 2025 azaba yatangije ishuri ry'ubuhanuzi. Avuga ko amasomo atangwa mu ishuri ry'ubuhanuzi asaba imbaraga zikomeye z'umwuka kugira ngo asobanurwe neza. Avuga ko hari abantu benshi babeshye ko bavuganye n'Imana kandi batarigeze bavugana kuko batazi ijwi ry'Imana. Avuga ko kandi hari n'abandi barimo nk'abakozi b'Imana bashobora kuvugishwa n'Imana ntibamenye ko koko ariyo bari kuvugana kuko batigeze biga ubuhanuzi. Nk'uko Samuel atari kuzamenya ko ari ijwi ry'Imana ari kumva iyo adasobanurwa na Eli, yari azi ko ari ijwi ry'umuntu. Ati nawe baze ko Imana ivuga nk'umuntu ku rwego bisaba Eli ngo akumenyeshe ngo uwuvuze sijye ni Imana, yibwire ngo ndahari mvugisha. Eli rero yigishije Samuel kumva Imana igihe yari mu biganza bye, yagezaho Imana itangira kumuvugisha agira ati ngo ni Eli. Gusa icyo Eli yashakaga yari akigezeho cyo kumusunikira kumva ijwi ry'Imana, ari cyo twita ishuri ry'abahanuzi. Yungamo ati nta wundi wigisha guhanura atari umuhanuzi. Ntabwo rero bigeneye pasiteri, bishop cyangwa apotre, reka da. Icyo ni icyitonderwa. Ntiwakwigisha imibare utarayize, ntiwakwigisha Ikinyarwanda utarakize. Ikindi si abahanura bose bigisha guhanura, kuko hari abahanura batarabyize, ariyo mpamvu ubona amakosa menshi agiye atandukanye. Yatanze urugero ati wumvishe ngo umwuka kujeho, ngiye guhanura perezida hano na hariya, ngomba kumenya hatuye. Ibyo ntibibaho, ni ugusoma Bibiliya nabi. Ukeka ko abahanuzi ba kera nka Eliya, Elisa, Mose n'abandi babyukaga bakagenda ku mwami uko bumvishe Imana yavuze? Reka da, basabaga Imana ibimenyetso. Bati ndabyemera 100% ko uvuganye nanjye, ariko ndashaka ikimenyetso kirenze iki ngiki cy'amagambo, kuko n'untumyeho si umuntu usanzwe. Reka ari we urota nimero zanjye abura amahoro, yibaza ukuntu nimero za MTN zije, ibyo atigeze abona bimubeho anyihamagarira. Iryo rero iyo ari ukuri ko Imana yavuganye nawe 100%, mu gihe kidatinze rwose ubona uhamagawe n'umwami. Iyo bitabaye wakwinywera amazi ukerekwa iby'abandi, haba harimo agatego ka Satani. Umuhanuzi Marion Isaac yiyemeje guhindura isura y'ubuhanuzi mu Rwanda. Prophet Marion yagarutse kandi ku yandi makosa akorwa n'abahanuzi batabihuguriwe. Asobanura ko iyo wigishijwe guhanura, wigisha guhanura udatitira nka bya bindi tubona, suko ari ibya Satani. Oya pe, no ku ishuri ry'abahanuzi wigishwa uko wahanura udatiti. Yavuze ko perezida cyangwa umwami w'igihugu runaka aba ari umuyisilamu, akarota inzozi zimutera gushaka uzisemura, ukazisemura utitira, byamworohera gushidikanya ko Imana ikora gutyo. Ati rero guhanura bisaba kujya mu ishuri. Avuga ko ikintu ashima ngo mu Rwanda mu mabwiriza ya RGB nuko kuba ufite impano cyangwa warahamagariwe gukora Imana bidahagije, ahubwo wanasaba kuba ukora ibyo wize. Ati n'abahanuzi bo bagomba kubyigira, waba ufite iriye peti ukemera guca bugufi mu cyubahiro ukiga. Prophet Isaac avuga ko gutangiza ishuri ry'ubuhanuzi mu Rwanda bizatanga umusaruro ushyitse, cyane cyane ko yigishijwe n'umwigisha ukomeye ku isi guhanura ndetse no gucyaha bato igihe biri ngombwa. Atuwo ni Prophet Victor Kusi Boateng, ntajya yifuza kumenyekana, ariko ni bake ku isi baba bari abahanuzi mu rwego rwa generals baba batamuzi. Ati iyo ahamije kuri umuhanuzi ugomba kubyemera. Yewe yise umuhanuzi akakubwira ngo ngiye Imana ikunyereka ko uri pasiteri, ugomba kubyakira, ugomba kubyemera. Iyo uri pasiteri akakubwira ngo shinga supermarket, ureke ibyo urimo, si wabihamagariwe, ugomba kubyuba kubera ko ahita guha n'igishoro, kubera ko ni umuherwe wo muri Ghana. Mfite byinshi navuga ariko ntabwo nabyirengagiza. Prophet Isaac Brown ashobona gute abahanuzi bo mu Rwanda? Ubwo yasubizaga ikibazo yarabajijwe n'umunyamakuru, Prophet Isaac Marion yagize ati ikibazo cyiza cyane. Mu myaka myinshi isize ni ubwa mbere mbonye ikibazo kirimo ubwenge bwinshi bukabije. Ikibazo rero si n'abahanuzi ubu ngubu, reka da, kuko mu Rwanda nta muhanuzi international ugaragara. Ndavuga umuhanuzi ubona ukabona si u Rwanda, si East Africa cyangwa se ni Afrika imwifuza kumutunga mu gihugu, ahubwo ni isi muri rusange. Kubera iki? Ibihugu rero biramukonsoma kuruta uko we abikonsoma. Iyo umuhanuzi atunzwe n'abene igihugu cyangwa ibimubesheje ari bituruka mu mpande enye z'igihugu,
he's a local prophet, ni umuhanuzi utari ku rwego mpuzamahanga. Bivuze ngo umuhanuzi utegereje ko wenda ashinga urusengero i Nyarutarama i Remera kugira ngo abeho. That's local man, kandi abo nibo dufite benshi cyane. International prophets nta numwe uri mu Rwanda pe, kereka bibaye bya Eliya wavuze ko asigaye wenyine, Imana ikavuga ko hari ibihumbi 7 we atazi. Gusa kuri iyi ngingo international prophets uturutse mu Rwanda bivuze ngo isi iramu. Rero ubwo ari kuvuka kuko benshi bazaza. U Rwanda ruri gutera imbere, hazavuka benshi kuko kuba umuhanuzi uhanurira mu muhanga bisaba kumenya indimi neza. Reka mbakopeze cyane Icyongereza cyane ugomba kuba ukizi. Ati rero ubuhanuzi bwo mu Rwanda ni ugusenga cyane kuko nitwe dusaba itike ngo dusengere umuntu ikanyarira, ngo hari n'abayakira ntibajyeyo, ariko sinzi niba ari umuhanuzi. Igisobanuro Bibiliya ivuga cya mbere cy'ubuhanuzi ni iki? Edifying, exhort and comfort people, cyangwa se guhumuriza abantu. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo 3 aravuga ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Iyo rero niyo ntego y'ubuhanuzi. Prophet Isaac avuga ko umuntu avuga ibitandukanye n'ibikwiye kuranga ubuhanuzi nyabwo ntabwo aba yatumwe n'Imana. Ati kandi ikindi ijambo gutumwa n'Imana niryo mu isezerano rya kera. Ubu rero dukoreshwa n'Imana kurusha gutumwa kuko umwuka yaje kuri buri muntu wese yatumwa nayo. Rero ubu ntabwo rigifite ingufu nka mbere. Ati nk'ubu ndabizi niyo nagira ubushobozi bwo kumenya icyo umwami agiye kurya aka kanya, icyo asetse tutari kumwe, nkamenya imyenda yambaye, nkongera kumva ijwi ngo ndagutumye genda umbwirire umwami, namenya ko atari Imana ahivuze habe na gato. Ati ishuri rikwiye kuba iry'ingenzi. Kugira umwuka ni byiza pe, ariko cyane icyiza kindi ni ukugira ubwenge buva mu kwiga. Ibyo abahanuzi bo mu Rwanda sinabirangiza kuko ngewe nzi abo hanze y'u Rwanda kuruta abari mu Rwanda. Prophet Isaac avuga ko ubwo yasubizaga ibibazo twamubajije yari yicaye mu rusengero rwa Prophet Kakande rwicaza abantu 50,000 mu gihe stade y'igihugu Nambole Stadium yo yakira abantu 45,000. Ati tegereza kuri urwo rusengero ruta stade y'igihugu. Uwo muhanuzi ni cye gihugu cyamwanga ko twebwe turasaba itike yo kujya gusengera umuntu ahantu ku musozi. Bitekerezeho. Yongeye ati ikindi Prophet Kakande uyu wabikoze muri Uganda yanyibwire mu Kinyarwanda ko rwose ari umunyarwanda, rwose turanakivugana cyane, ariko nawe byamusabye kuba umushumba mpuzamahanga, ntabwo ari abiwabo babyubaka. Ikindi ni ubuntu bw'Imana. Prophet Isaac avuga ko undi muntu yahanuriye bigasora ni Miss Nishimwe Naomi wabonye Miss Rwanda 2020. Ati Naomi twahuye bisanzwe yigaga kuri Glory Secondary School Dundira UTC n'inshuti ye, mubwira ko azaba umwamikazi atari ukuba Miss gusa. Ngo yamusobanuye ko kuba Miss Rwanda ari bito cyane kuko amarana ikamba umwaka umwe, ariko kuba umwamikazi ni ukubimarana igihe kinini. Ati nashaka kuvuga ko azaba Miss Rwanda ariko bikarenga ubu Miss akagera ku kuba umwamikazi cyangwa se gukundwa cyane. Yanashyize kuri YouTube ikiganiro bagiranye mbere yuko Naomi yambikwa ikamba. Prophet Marion Isaac Brown ari mu bandi ibihumbi bitabiriye igiterano cy'amateka. Pastor Benihi ni wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoreye kuri Miracle Sanctuary Cathedral Church iyoborwa na Pastor Robert Kayanja, umwe mu bapasiteri bakomeye muri Uganda ndetse no mu karere. Prophet Isaac Marion yagaragaye yicaye mu myanya y'icyubahiro mu giterane cya Pastor Benihi, ndetse hari n'amashusho amugaragaza ari kuganira na Pastor Robert Kayanja. Muri iyo minsi nabwo yahuye na Prophet Samuel. Showbiz News Rwanda.